Ndabasuje torero nitide manakiza mwene so muri Kristo Yesu. Ubwo nsuje n'abatari bene data ariko nifuza ko nyuma yo gutegera amatwi no kureba iyi video bafata icyemezo bagahindukira Kristo nabo bakaba bana mu rugo rwa data. Uyu munsi ndaje nzanye Urupfu agiye kutubwira icyo urupfu ari cyo cyane cyane kubasigaye turifashisha urupfu rwa miliyaride. Abantu batunze amafaranga ari muri za miliyari batanu baherutse gupfa biri ku makuru cyane. Nubwo video ihuriranye n'inkuru y'akababaro haruwadukuwemo gusa byose bifatiranyirize hamwe gutubera icyigisho twe abasigaye. Kanza dutangire. The past few days the news has been iminsi mike itambutse amakuru yari yuzuye inkuru 5 billionaires died miliyaride batanu bapfiriye muri submarine n'ibyato binini. Anybody n'ikintu kibi just like that. Umuntu gupfa gutyo. But at the same time ariko nanone kandi ndagira ngo turebe the lesson that ni somo rihe communicating to us. Imana iriho itubwira muri ibi bintu. Niriya somo communicates to us through Imana of the people iri kutubwira mu rubinyure muri uru rupfu ngo abantu twakundaga abantu babugufi kuri twe urupfu rw'imiryango inshuti zacu. Urupfu iteka ni ikintu kitwibutsa yuko umunsi umwe twe tuzatahirwa umuyaga cyangwa wo kwihana. Ubu niweho nanjye udufunguriwe ntabwo tuzi that door is going to be open yuko umuryango uzaguma ufunguwe mu byumweru runaka, amezi yewe n'amasaha. When a person just dies iyo umuntu apfuye umuryango wo kwihana uba ufunzwe. Ahubwo ikibazo ni what state is that closure of the door to repentance and the closure uko gufungwa kwa muryango no kujya mu state is it going mbabazi z'Imana. Are we going bidusanze tumirewe dute? Ese tuzasangwa uwo muryango gufungwa udusanze dutwikiwe n'amaraso ya Yesu Kristo twarihanye ibyaha byacu, kuko amaraso ya Yesu Kristo ntabwo azatwoza ibyaha twakomeje kubamo kugeza ku munsi w'urupfu rwacu, kuko ivuga ngo biribiriya kuko umuntu agomba kupfa rimwe nuko akaza urubanza bahura 9:27. Ibyo bitubwira ngo ki nyuma y'urupfu hari urubanza, hari ijuru ndetse n'ikuzimu biriho. Bibiri ivuga ngo kugira ngo umuntu yemererwa kujya mu bwami bw'ijuru izina rye rigomba kuboneka mu gitabo cy'ubugingo. Rero urupfu rw'aba bantu kabone nubwo bafite ubutunzi bwinshi bafite amafaranga menshi hari ku buzima bw'abambuwe gutyo bose batanu bari bafite amafaranga menshi. Ubugingo bwabo ubuzima bwabo burabamburwa mu isegonda, yewe no munsi y'isegonda ni nko guhumbya. Urupfu bivuze iki? Byose bari batunze bitakaje igisobanuro. Amafaranga yose bafite ubutunzi byose bihagaritse kuba kuri bo. Abandi bo ku isi bagiye kubiryoherwa kubigiramo inyungu. Ibi biduha ishusho y'ukuri y'icyo ubuzima ari cyo. Ese turi kwiruka inyuma y'umuyaga cyangwa se dukurikiye ubugingo bw'iteka? Byose dutunze byose duha agaciro cyane hano ku isi. We are going to leave it byose dukorano ku isi umunsi umwe tuzabisiga. Nta kintu tuzabasha kugendana nacyo. Ikintu tuzabasha kugendana nacyo tugikuye hano ku isi n'umubano wacu na Kristo, cyangwa se kutajyana umubano nawe. Ibyo nibyo bizajyana natwe ku ntebe y'urubanza ngo bituburanire cyangwa se bidushinje yuko twubashye Umukiza. Bibiri ivuga yuko imirimo yacu izaduherekeza umunsi w'urubanza ku ntebe y'imbere y'urubanza. Bibiri tubwira yuko bamwe ibyaha byabo byabanjirije mbere yuko bapfa byageze imbere y'intebe y'Imana ngo bijye guhamya ububi bwabo, ndetse n'abandi. Ibyo tubona muri Timoteyo wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, n'imirimo y'abakiranutsi nayo nuko. Bibiri iravuga ngo iyo abanyir'inzu yakamenye igihe umujura yari kuza bari kwitegura. Ndetse Bibiri tubwira yuko yewe no kuza n'umunsi wo kuza k'umwana w'umuntu nuko uteye, ariko si ukuza ku munsi w'umwana w'umuntu uzaza ucyo bitunguranye. N'urupfu nuko bimeze, ruza gutyo bigutunguye. Ushobora kuva mu rugo ukavuga ngo ngiye mu kazi, ntumenye urahindukira ukaba umunsi wawe wa nyuma. Ukajya ku ishuri ntumenye uragaruka imuhira ukaba umunsi wawe wa nyuma. Ukajya ahantu na hariya ukajya gusenga ukajya kureba inshuti ntumenye n'umunsi wawe wa nyuma
ntugaruke ntuhindukire. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira itwigisha guhora turi maso, turi menge. Bivuze ngo kuguma uri maso, bivuze ngo kutemerera iby'isi ngo bigusinzize, aho utangira kubakirwa ibintu by'ingenzi aribwo bwami bw'Imana. Rimwe na rimwe abantu bavuga ngo kubaho mu kubaha Kristo biragoye, ngo kubera inshuti zanjye ngiyo ngiye ku ishuri cyangwa iyo ngiye ku kazi. Inshuti ziba zishaka kuvuga ibiganiro bibi, inshuti ziba zishaka ngo njye mu byaha. Mwumva pe njye birangoye kubaho ubuzima bwo kwera ngo ki, ariko umunsi wapfuye inshuti zawe ntizizaguherekeza mu rubanza, ndetse ntizizakomeza kuba inshuti zawe. Uzagenda uri wenyine rukumbi. Nshobora kuvuga ngo nta gihe mbona Imana, nabwo ubu nabasha gusenga ngo kuko bizinesi irakeneye ngo nyiteho cyane. Ubu nta gihe mfitiye Imana, ariko umunsi ubuzima bwawe buzakwamburwa ntuzabasha kuvuga bizinesi yanjye iracyankeneye, ntuzabasha kuvuga ngo abana banjye baracyankeneye, ntuzabasha kuvuga ngo umugabo wanjye aracyankeneye, umufasha wanjye, umuryango wanjye ngo ki. Ntuzabasha kuvuga ngo oya ndacyakeneye kumara amafaranga mfite. Ntuzabasha kuvuga ngo ibi byose biri kumpugisha ntibitume mbonera igihe Imana biracyankeneye. Iyo urupfu rwakomanze nta n'umwe ubura umukire cyane, nta n'umwe uba uhuze cyane ngo ntirumutware ngo ki. Yego gwe Imana yanzuye yuko uyu munsi ari umunsi ubuzima bwawe burarangira, ko uyu munsi hari uwo munsi amahirwe wahawe yo kwihana agiye kurangira. Nuko bititaye ngo urinde, nuko ye ahubwo ikibazo ni in what condition is it going to find you in? Ibyo bigusanze umerewe gute mu bihe bihe? Bigusanze mu bihe ready to inherit eternal life, kuraga ubugingo bw'iteka? Or is that state going to find you where in a state where you are a candidate? Bigusanze uri mu bihe by'umukandida we kuzimu kubera kuri inkozi y'ibibi, yego urugenewe kuzimu. Niyo mpamvu ari bibi kuri umwe wese muri twe kuzuyaza kwihana. Buri umwe wese hano ku isi, kiri hano ku isi aracyafite amahirwe yo kwihana. Abantu bose bapfuye bo, nibitwibutsa kuri twe tukiri bazima, yuko kuri twe Imana igikomeje kutwereka imbabazi, yuko tugishoboye gutunganira Imana, ariko ntituzi bizamara igihe kingana iki izo mbabazi zizakomeza kubaho. Imana yaduhaye amahirwe yo kwihana. Bibiliya iravuga ngo umunsi wo kwihana ni none. Kubera iki ejo wabimenya se? Ntabwo nzi niba yuko isaha iri bwakurikiyeho ndaba nkiriho, nawe ntubizi niba umunsi uzakurikira muraburiho. None kwihana wazuyaza ute? Umunsi wo kwiyegurira ubuzima bwacu ku Mana, kureka ibyaha byose ni none. Kubera iki? Nta cyaha na kimwe kibikwiye, nta cyaha na kimwe kibikwiye. Igihe cyose gishiraho muri uwo mwanya nka gutyo urapfuye. Nuko muri uwo mwanya sasa Imana ikabona ni nini nyuma y'ubuzima. Imana ukabona ni nini, Imana ukabona ni y'ingenzi kurusha urukundo rw'abantu, kurusha kwemerwa n'abantu, kurusha ibinezeza by'isi. Urukurikira Imana ukabona niyo y'ingenzi. Nuko ugatangira gutekereza urabaye wa muntu utiteguriye iteka, ukavuga ngo nari umupfu hano ku isi, ndifuza kiba nasubira ku isi. Nuko buri munota w'ubuzima bwanjye nkawuberaho Yesu Kristo, nabasangije ubuhamya bwanjye by'ukuntu Yesu yanyeretse umukobwa wari inshuti yanjye muri segonderi, ariko ubu yarapfuye. Ariko Uwiteka munyeretse z'ukuntu amerewe ikuzimu, ibintu yari ari kuvuga ambonye, yaravuze ngo yarafite ishyari ryo kuba mu mwanya wanjye, avuga ngo rero mbaye ndiweho nta mwanya nakwangiza, ngira icyo nkora kindi. Uba ari kuzimu kuri we nta kintu, yewe n'ibintu by'ibyaha bisa naho bikwiye umwanya we. Yari aravuga ngo
ndi ku all isi the time I would be praying. igihe cyose naba ndi gusenga naba ntari gusenga nkaba ndi kubwiriza naba ntari kubwiriza nkaba ndi gusoma bibiliya naba ntari gusoma bibiliya nkaba ndi gusenga nanone nkabwiriza bikaga umucyo akavuga ngo we igihe cyose ahubwo yakimarira buri segonda y'ubuzima bwe yakimarira Imana nibyo biguha ishusho y'ukuri y'ukuntu uzabona Imana ariyo y'ingenzi y'ukuntu uzabona ko kubaha Kristo Imana aricyo kintu wari ukwiye kuba warakoze uri hano ku isi n'upfa uzabona nta cyaha cyari kigoye kureka uzatangira wibwire ngo Imana we kwihana byari byoroshye kubikora ninjye wundi wagomba kwanzura ngo ibi sinzasubira kubikora sinitaye ku ngaruka sinitaye niba bizansaba igiciro cy'umuryango wanjye sinitaye niba bizansaba kureka inshuti sinitaye niba bizasaba igiciro cyo kunyegwa ngo kuko nubashye Imana kubera ko turi ku isi turatekereza ngo ibyo abantu batekereza pe nibyo by'ingenzi ntabwo narekera gukora ibi ngo kuko nkeneye kunyura iby'umutima wanjye ushaka ariko ku bantu bari kuzima barumva kwihana biroroshye bakifuza kiba barabikoze ngo kwihana byaba biguhagarika ibyaha byanjye nkashira kwizera kwanjye muri Kristo ndifuza kiba narabikoze rero wowe nanjye twebwe tugihawe ayo mahirwe kuri twe umwami aracyahagaze hariya adutegeye amaboko yiteguye kutwakira mu kwihana imiryango yo kwihana ubu irafunguye ese izaguma ifunguye kugera ryari ntabwo tubizi ku muntu umwe ishobora kuguma ifunga igihe kirekire wenda kugera mu zabukuru ariko ku bandi ugasanga ni amasegonda make bafite nta n'umwe muri twubizi ariko kuri uwo munsi igihe uzaba uhagaze imbere y'umwami Imana iri gusuzuma izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo ese izina ryawe rizaba ririyo kuko izina ryawe ritabonetse mu gitabo cy'ubugingo byiteka ntabwo wabihindura birarangiye ariko eternity iteka koko muraryumva iteka ryose nta mahirwe ya kabiri ufite niyo mpamvu umwuka w'Imana ari kuvuga ngo umunsi wo kwihana ni none umunsi wo kwihana ni ryari ni none the day to repent is now umunsi wo kwihana ni none njyewe we ni none turasoje umunsi wo kwihana ni none wowe utarakira Kristo umenya ngo umunsi wo kwihana ni none eternity n'igihe kirekire kitagira iherezo ndabakundira idemana kiza mwese muri Kristo Yesu tuzasubire nawe uta Kristo akomeza kubahaza ibyiza umwuka w'Imana abakomeje kwinangira abaye guhinduka mu mutima wabo for any problems. Bye bye. But if an issue had suddenly occurred deep underwater, it is doubtful the crew could have done anything in time to save themselves.